Yesu nashimwe kandi amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe. Nezerewe n'Imana mu mutima wanjye ko yongeye kuduha kuboneka kugira ngo twongere dusangire bimwe mu byo yandikishije. Tumaze igihe duhuze bitewe na gahunda ziba zitandukanye tugira, ariko ntabwo tuzigera turorera gukora umurimo wayo, ndetse bigomba kuza mbere y'ibindi. Ariko ndashima Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya, ndetse nawe uyu munsi wongeye gukurikirana inyigisho. Imana iguha umugisha kandi reka mbwire ngo ubikomereremo. Inyigisho ya mbere muri uyu mwaka dufashe umwaka wa 2026, ngira ngo kandi mubwire ngo mutangire umwaka mukomere mu buntu bwa Data wa twese, mutangire umwaka mugoswe n'imbaraga z'Umwuka Wera, ndetse kandi uzabere umwaka wo kunguka imbaraga mu by'ijuru, imbaraga mu by'agakiza, ndetse n'imbaraga byo kunguka ubwenge haba ubwo mu ijuru n'ubw'isi Uwiteka tugenera. Rero mbahaye ikaze cyane kandi Uwiteka akomeza agire imitima yanyu. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana ikomeye, tugushimiye ko uri Imana yaturinze mu bihe byatambutse. Warabanye natwe, waraturinze aho twari turi, wagendanye natwe, ndetse kandi waratwigaragarije. Ni ikintu gikomeye kubera ko ntabwo twabitekerezaga, ndetse ku mwaka wararangiye tugatangira undi. Ni ikintu cy'agaciro kuri twebwe kuba ukiduhaye ubuzima kugira ngo dukore umurimo wawe, tuvuge ibyawe, dukore icyo waduhamagariye. Ni ikintu kinyuze imitima yacu. Natwe ntabwo tuzateshuka, ntabwo tuzigera tubivamo, ahubwo tuzakomeza duhamye izina ryawe ari imbere y'abantu, Data mwiza, kugira ngo dukomeze dutume benshi bakumenya, ndetse kandi twongere gutuma imitima ihembuka. Tugire neza rero muri iri jambo tugiye kumva, muri aya magambo atari menshi tugiye kuganira, abay'umumaro, ndetse kandi ukomeze kuduha umwaka wuzuye ibyishimo, wuzuye gusohora kw'amasezerano, wuzuye Data mwiza gusohora kw'inzozi zacu, wongere kutugarukaho mu ruhande rwacu, ubamwe natwe. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Uyu munsi nashatse ko tuganira ku ijambo ryiza nakunze, ndetse ngira ngo nawe nkukundisha uyu munsi. Ni ijambo nakunze muri iki cyumweru cyose kuva ku munsi wo kuwa gatanu, ariko si wo gusa kuko na mbere nari naribonyeho, gusa ndimaranye nk'ibyumweru bibiri, ngire ngo bibiri bishobora kuba bijyanye n'atari icyumweru kimwe n'iminsi. Gusa ni ijambo nakunze, mwaribonye kuri thumbnail, ijambo riri mu byakozwe n'intumwa. Reka ntararisoma banze mvuga amagambo make cyane kuri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu gice cya mbere umurongo waho wa 8 hatuvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya. Reka nkubwire ngo mwatureho imbaraga z'ijuru. Umwuka Wera naganze muri wewe, hanyuma nawe uhabwa imbaraga zo guhamya Yesu, uhabwa imbaraga zo guhamya Kristo. Yesu nashimwe cyane, kubera ko guhamya Yesu nicyo kimenyetso cy'umukristo w'ukuri, nicyo kimenyetso cy'umukristo. Ikindi akagira urukundo, ngo udakunda mwene se ntabwo aba azi Imana, niko ijambo rivuga. Rero reka turebe ijambo turaza kugenderaho uyu munsi. Icyanditswe turaza gukoresha n'ubundi ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 3, umurongo hano wa 6. Umurongo wa 6 niwo turaza kwibanda uyu munsi. Iri jambo nahaye umutwe uvuga ngo ubuzima bwo kwizera. Ubuzima bwo kwizera niyo titire nahaye ijambo ry'uyu munsi. Reka uyu mwaka wa 2026 utangire ubuzima bwo kwizera. Niba utizeraga, niba wajya gucika intege, niba wajya gusubira inyuma mu mutima, uyu mwaka utangire ufite imbaraga z'umutima, imbaraga zo kwizera. Handitse ngo umurongo wa 6, Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ni ijambo nakunze, ririmo ikintu gikomeye cyane nshaka kuza kumva uyu munsi. Ngo Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, haguruka ugende. Mwibuke neza titire yacu avuga ngo ubuzima bwo kwizera. Ndifuza kugira ngo tugendere mu buzima bwo kwizera, ndetse tubeho ubuzima bwo kwizera Imana. Hano cya mbere tubanza kwiga ko ubutumwa bwo kwizera bwubaka imbaraga z'ubuzima bwacu. Haleluya. Ubutumwa bwo kwemera, ubutumwa bwo kwizera bwubaka imbaraga z'ubuzima bwacu. Uriya urebye nowadays ikibazo cy'ubuzima bw'isi, cyangwa mu buzima bwacu bwa buri munsi,
duhora duhura ibibazo by'amafaranga, krize, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'imihangayiko y'ubuzima, ndetse n'ibyo turarira nk'ibikenewe cyane. Ariko iyo turebye uburyo Petero yatanze ubutumwa, uburyo Petero yagize kwizera, dusanga ko hari ikindi kintu gihambaye kurusha byose, ubuzima bwo kwizera. Haleluya! Ubuzima bwo kwizera Kristo no kumuhamya ko ari umukiza, no kumenya ngo ari ifeza n'izahabu ntabyo mfise, ayo mafaranga ntabwo nyafite, ngo ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, haguruka ugende. Hano ibi Petero yatanze, ubutumwa Petero yatanze, iki yakoze, dusanga bitwereka ko hari ikindi kintu gihambaye kurusha byose, ni ubuzima bwo kwizera. Buriya ibyo dukeneye ntabwo bihora ari amafaranga gusa, ntabwo bihora ari amafaranga gusa cyangwa imitungo cyangwa n'ibindi turarikira muri iyi si, ahubwo hari ibindi bikomeye byo gusaba ku Mana, kandi icy'ingenzi ni ubuzima bwo kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ukizera ko Yesu Kristo ari umwami, ari n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamuhamya, ibyo ukora byose ukabimuhamirizamo, ndetse ukavuga ngo ntabwo nabasha kugukorera kino kintu, ariko ku bwa Yesu Kristo gikoreke mu izina rya Yesu. Turifuza ko uyu mugoroba, turifuza ko uyu munsi ugira ibintu waturira ku bugingo bwawe, ukavuga ngo kubwo kwizera mfise, mu izina rya Yesu ibi ndabyatuye, kandi bigakunda bikoranye kwizera. Ntabwo dukeneye ibyo bindi, amafaranga nabyo Imana irabizi ko tubikeneye, ariko ntabwo aribyo duhora dukeneye, ahubwo hari ikindi kintu cy'ingenzi, ni ubuzima bwo kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Kandi kubona icyo dukeneye mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'Imana, buriya nubwo uriya musaza wari wicaye yasabaga ifeza Petero, cyangwa se yasabaga amafaranga mu rurimi rw'uyu munsi, arangije Petero aramubwira ngo ntabwo mfite ifeza, ntabwo mfite amafaranga, atari ko mfite ububasha bwa Yesu Kristo bushobora guhindura ubuzima bwe burundu. Ndanezerewe, ntabwo ari ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, haguruka ugende. Ni ngombwa ko dukora ibintu byose tubyaturiye mu izina rya Yesu Kristo, kuko icyo tuzakora cyose mu izina rya Yesu kizakunda kuko twujujwe imbaraga, hari imbaraga z'ijuru twahawe. Rero urebye uriya mugabo, kiriya kirema cyari gikeneye amafaranga, cyasabaga ifeza, ariko Petero icyo yamuhaye kirenze ya mafaranga, nyamara cyamugirira umumaro kurushaho. Ntabwo yari afite ifeza, ariko ati mfite ububasha, hari ububasha yari afite yahawe na Yesu, hari ububasha bw'ijuru yari afite, yari afite ububasha bwa Yesu Kristo bushobora guhindura ubuzima bwe burundu, ntazongere kwicara ku irembo. Ububasha ufite Imana yaguhaye, hari icyo wahindura, ntikizongere kugenda uko cyagendaga, ugategeka mu izina rya Yesu. Hari kuri Ararumenya avuga ngo ijuru we tegeka byose biremera, nawe uyu munsi wategeka kubera ko ubwo bubasha twarabuhawe. Buriya izina rya Yesu Kristo niyo nzira yo kwemera, niyo nzira yo kwizera. Aha ibyo twabonaga nk'ibikenewe, cyangwa se ibyo twabonaga nk'ibikenewe bikomeye, bishobora gukemurwa n'ubwiza bw'Imana. Haleluya! ayo mafaranga ukeneye, amara mu mutima, icyo kintu wumva kikuremereye ukavuga ati ndakeneye iki kintu, icyo ngicyo bikemurwa n'ubwiza bw'Imana. Kwizera mu izina rya Yesu ni nk'umufasha wo kubona ubuzima bushya. Yarabyivugiye ngo ntawe ujya kwa data atamujyanye, kandi koko ngo burya Imana kugira ngo itubone neza, ni uko itubonera mu ishusho ya Yesu, ikabona si twiri kureba, ahubwo ikatubonera mu ishusho ya Yesu, tukagenda twambaye Yesu, ikaba ariyo shusho tubonamo. Rero izina rya Yesu Kristo niyo nzira yo kwemera, niyo nzira yo kwizera, aho ibyo twabonaga nk'ibikenewe bishobora gukemurwa n'ubwiza bw'Imana, kuko kwizera mu izina rya Yesu ni nk'umufasha wo kubona ubuzima bushya. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Ibyo mbivugiye iki? Twarimo tureba ukuntu ubutumwa bwo kwizera, ubutumwa bwo kwemera bwubaka imbaraga z'ubuzima bwacu, nk'uko tubibonye, nk'uko tubisobanuye. Ndetse kandi hari uburyo ki dushobora guhinduramo ubuzima bwacu, dushobora guhindura ubuzima bw'abandi dukoresheje cyangwa se hakoreshejwe ubufasha bwo kwizera, hakoreshejwe ubufasha bwo kwemera. Buriya ubugingo bwo mu kwizera, cyangwa se ubugingo bwo mu kwemera, kwizera mu izina rya Yesu si ukubwira gusa amagambo, ntabwo ari ukuvuga ati njye ndizera, no like that, ahubwo ni ukumenya neza ibyo tubona bituma dufasha abandi kubana mu byo kwemera. Hano Petero yasabye uriya mugabo, yasabye uriya musaza guhaguruka no gukira, kuba umuntu mushya mu buzima,
uyu munsi gira ikintu utegeka, gira ikintu usabira undi muntu, uvuge ngo Mana kubwo kwizera kiriya kene ntabwo nyifite, ariko mu izina rya Yesu nabira wabikora. Petero yasabye uriya musaza guhaguruka akagenda, kuba umuntu mushya mu buzima kubwo kwizera. Ubuzima bwo kwemera buruhura imitima n'ibitekerezo byacu, tukaba tubona ubushobozi bwo guhindura ibibi bikomeye, tukaba twabinyuramo nta kibazo, tukagenda tugahagarara twumva twemeye. Ndetse kandi kwizera, impano y'ukuri, urebye kwizera niyo mpano y'ukuri duhabwa. Ikindi kandi kwizera si ibintu bihora bihinduka, ni impano idahinduka itangwa na Yesu Kristo. Iyo twemeye Yesu tubona ubuzima bw'ukuri, tubasha guhindura ibyemezo, gusubiza ubuzima bwacu mu nzira y'ukuri no kubaho neza muri iyi si. Ndetse buri wese wifuza kubaho neza agomba kwemera Yesu Kristo nk'umukiza w'ukuri no kubaho nk'umuntu utanga amahoro n'ubusabane. Nuwemera Yesu Kristo ko ari umwami, ugahamya umutima wawe, uzakiza ubugingo bwawe. Ndetse nk'ingororano y'abo ngabo nta yindi, ni uko bazahabwa icyubahiro mu isi bakajyana n'ingororano mu ijuru. Ibyo byose turabifise mu isi. Bivuze ngo rero buri wese wifuza kubaho neza, Bibiliya ivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Buri wese wifuza kubaho neza agomba kwemera Yesu Kristo nk'umukiza w'ukuri no kubaho nk'umuntu utanga amahoro n'ubusabane. Nashimwe Yesu. Kandi icya gatatu, izina rya Yesu Kristo riri mu gukora ibitangaza. Izina rya Yesu turisangamo gukora ibitangaza no dusangamo bya bintu byose. Buriya ubufasha cyangwa se ububasha bwo gukiza mu izina rya Yesu, nicyo kintu twongera kubona muri iki gice twasomye. Mu mwuka wo kwemera, Petero ntiyabonye gusa ifeza cyangwa izahabu. Muri make ntabwo yabonye gusa amafaranga, ahubwo yarebye ku bubasha bw'izina rya Yesu, asanga Yesu arenze kuba atanga amafaranga, asanga hari ibindi Yesu ashoboye. Hari amahirwe Yesu yakuremera, hari amahirwe yahagurutsa ku bugingo bwa buri joro, buri mugoroba akahagurutsa. Iyo twemera Kristo tubona ko hari imbaraga zidashidikanywaho zo gukora ibitangaza. Dusanga hari imbaraga zidashidikanywaho zo gukora ibitangaza. Izina rya Yesu risumba byose, risumba ayo mazina yose, ndetse n'imbaraga zose zo mu ijuru, zo mu isi. Iyo tubumenye Imana ihora itanga ubuzima buhindura imibabaro yacu, tukaba dushobora gukira, gukomeza no guhindura umuryango wacu, ngo tugahindura n'abandi. Ubwo bushobozi Imana irabutanga. Ikindi kandi iyo tuvuga ibigwi by'izina rya Yesu, iyi nkuru iduha icyizere cy'ukuri. Izina rya Yesu rirakora, rikora ibitangaza by'ukuri. Buri gihe iyo twemeye Yesu Kristo twakira impinduka ziva mu gukizwa mu izina rye, tukagira imbaraga zitangwa na Yesu mu byo dukora byose. Haleluya. Mu kazi kose waba ukora hari uburyo ki wakwakiramo imbaraga za Yesu, hari uburyo ki wakwakiramo imbaraga z'ijuru nawe ukazigenderamo. Iri zina buri gihe iyo twemeye Yesu Kristo twakira impinduka ziva mu gukizwa mu izina rye, tukagira imbaraga zitangwa na Yesu mu byo dukora byose. Kandi dusangamo icyiciro cya kane cyo gufasha abandi kubona izina rya Yesu mu buzima bwabo. Hari abantu bakeneye ngo bamurikire. Bibiliya ivuga ngo muritabaza, ngo muri umucyo w'isi, ngo umudugudu wubatse ku mpinga, ngo ntatwikirize itabaza ngo atwikirize intonga, ntawe ucana itabaza ngo atwikirize intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo rikamuboneshereza abari mu nzu bose. Bivuze ngo rero dukwiye gufasha abandi kubona izina rya Yesu mu buzima bwabo. Hari indirimbo nkunda igihe cyose ngishe ndayivuga, ya 74 mu gitabo cyo gushimisha Imana, ngo numara kumwemera umukiza wawe uhamenye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibereke Yesu, bahabwe ubuntu wahawe nawe. Ndakeneye ijuru nawe ugira usabira, bahabwe ubwo buntu nawe wahawe. Gutanga no gufasha abandi mu kwizera. Buriya tumenya neza ko Petero atatanze gusa amafaranga, nta nubwo yari afite amafaranga cyangwa ibindi bishobora kubura, ahubwo yatanze icyo dukeneye mu buryo bwo kwemera, mu buryo bwo kwizera, mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu iyo tuzanye ubutumwa bwiza ku bandi, dufasha abantu kubona izina rya Yesu Kristo nk'umukiza. Haleluya. Niko muri Matayo tuvuga ngo hahirwa abakiranura, ko bazitwa abana b'Imana. Gukiranura ni ugutuma abantu bamenya Yesu. Niyo mpamvu iyo tuzanye ubutumwa bwiza ku bandi, dufasha abantu kubona izina rya Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwabo. Rero imbaraga z'ubuzima bwo kwemera zituma dufasha abandi kubona impinduka mu mibereho yabo. Imbaraga z'ubuzima bwo guhamya
zituma dufasha abandi kubona impinduka nziza mu buzima bwabo, mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse muri akitivite bakora. Rero kwizera n'icyizere ndetse gufasha abandi mu buryo bwo kubaha ubutumwa bwiza bisobanura ko tubabera intumwa y'ukwemera, intumwa yo guhamya. Buri wese yakabaye umukozi w'icyizere akajya avuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko buri wese agomba kubona ibyiza by'ubuzima bwo kwizera, agomba kubona ibyiza by'ubuzima bwo kwizera ndetse Imana irabikora. Iyo yakoraga kera ntawe yagiye, still iracyakora ndetse iracyakora uko yakoze na mbere, ahubwo nitwe tudashaka gukinguka imitima. Iki kintu nkundamo cyane cya gatanu dusorezaho ni ugukura mu kwemera no kugira Imana icyizere, kugira Imana icyizere ukagira kwizera. Ukubaho mu rukundo rw'Imana tukajya gukura mu kwemera bisaba guhindura uburyo bw'ubuzima, ugahindura iyi direkisiyo ndahinduye, ariko bivuga neza ngo niba mu cyerekezo urimo ujya mutaragura na Satani, ubwo muri kujya mu cyerekezo kimwe. Hari bari kugana mu cyerekezo kimwe na Satani, bari kugenda hamwe rwose, bari kugendana bari kugendana. Ariko uko mu rukundo rw'Imana cyangwa se gukura mu kwemera bisaba guhindura uburyo bw'ubuzima. Tumenye ko ubwiza bwo kwemera butuma dushobora kubona amahoro no gusubiza ubuzima bwacu mu nzira nziza. Iyi niyo nzira yo gukura mu kwemera, ni iyi kuba mu rukundo rw'Imana no gushyira imbere ubumwe mu miryango yacu, abavandimwe, inshuti n'abandi. Rero nsoza navuze ko ntari buze gukoresha igihe kinini uyu munsi, ariko reka mvuge aya magambo. Nk'uko Petero yatanze ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'ubuzima bwo kwizera, ni twebwe dufite inshingano uyu munsi yo kumenyekanisha ububasha bw'izina rya Yesu Kristo ku isi yose. Bivuze ngo ndabatumye Yerusalemu, Yuda na Samariya kugera ku mpera z'isi. Nitwe dufite tasike nini, nitwe dufite inshingano yo kumenyekanisha ububasha bw'izina rya Yesu Kristo mu isi yose. Ndetse kwizera mu izina rya Yesu Kristo niyo nzira yo kwemera iduha ubuzima bwuzuye ukora ibitangaza. Iyo wizeye Kristo ugira ubuzima bushitse, ukagira ubuhamya bw'ubuzima bushitse bwo gukora ibitangaza. Kandi ikindi kintu nabagira inama, twese nagasorezaho, twese tugomba kugira Imana icyizere no kuyoboka mu nzira y'ubuzima bw'ukwemera, kuko mu izina rya Yesu dushobora guhindura ubuzima bwacu no kugira amahoro n'ubusabane n'Imana. Ibyo ni ibintu nakwifurije buri muntu wese, ndabimwifurije kugira ngo agire ubusabane n'Imana, agire amahoro mu mutima. Kubera ko iyo wamaze kugira guhamya, ugahamya Yesu, ugahamya akagira neza, nawe abasha kugendana nawe mukabana. Rero reka ngusabe ngo mwene data udukurikiranye kano kanya, gira guhamya Yesu mu mutima wawe, gira guhamya izina rya Yesu mu mutima wawe. Ongera usenge uvuge ngo Mwami, ngeze guhamya, ndahindukiye. Kandi wongere usenge uvuge ngo ndakine uhagurutse opportunity ku buzima bwacu, ugira amahirwe uhagurutsa ku bugingo bwacu. Ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo ufite kigwa mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Nta mafaranga dufite yakemura ibibazo by'abantu tugomba gukemura, ariko dufite Imana yaca inzira. Ishimwe yigeze asenga ari na Hagari mama we, nuko ngo barasenga, bari yahangayitse, umwana yabuze amazi, amaze gusenga Imana imwereka akariba ke, maze kumwereka ngo bavoma amazi, aho umwana waranywa nawe aranywa. Bivuze ngo sasa ni ngombwa ko tugira gusenga Imana, ngo Imana twereke akariba kacu ni akahe. Hagurutsa amahirwe kuri twebwe, hagurutsa opportunity kuri twebwe, hagurutsa, dukeneye ko hagurutsa, dukeneye ko hari icyo ukora. Reka dusengane mu izina rya Yesu, kandi ubwire kwizera ko Imana irabikora. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ko uri Imana, ngo isezerano rikomeye waduhaye riri mu gitabo cyawe, ndetse nibwo buhamya buzima bushyitse butavangiye. Ndakwinginze kugira ngo ugirire neza imitima yacu, kandi Kristo mwiza uduhe kumenya rwose no gusobanukirwa iby'ijuru, iby'iwawe, iby'urugendo rw'agakiza. Ndakwinginze kugira ngo Data mwiza utange imbaraga z'ijuru, utange imbaraga y'ijuru, utange imbaraga. Ntabwo dufite ibintu byakemura ibibazo abantu bose dufite mu nshingano, ariko turagufite wowe. Wabasha gucukura akariba, wabasha kubakora ku maso bakabona akariba bafukuriye, nka kamwe Ishimwe yarigeze abona ari na nyina. Hari ibyo wakora, hari amahirwe wahagurutsa, nanjye wari ubonye yihebye bigashira.
bigashira akongera akizera. Wakora ikintu gishya ko tuzi ko nyuma y'ubuzima bugoye haba hari ubuzima bwiza, ubuzima bwiza, ubuzima bwiza. Hari icyo wakorana, hari icyo wakora Kristo warema bundi bushya, waturemera amashimwe, waturemera amashimwe, waturemera amashimwe. Yesu waturemera amashimwe. Reka buri wese rero wagize icyo cyifuzo tumugirire neza, wese wizeye mu mutima nabisoreze uko yizeye, ndetse kandi Kristo ukomeze duhagarareho, ukomeze ujye muri gahunda zacu, uko twitwara, ibyo dukora, ugenda natwe tugira inama, dusubire mu nzozi, dusubire mu iyerekwa, wowe natwe tugira inama. Rero ganza utegeke imitima yacu, buri wese ugukeneye akubone, kandi akubone uko agukeneye, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Uwiteka abahe umugisha kandi yamarinda imitima yanyu.